ahangaha rero uyu mukinnyi rero bivuga ko ashobora gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Ni bamwe mu bayobozi bari muri ekipe ya Rayon Sport ndetse na bamwe mu bantu ba hafi baba mu buyobozi bwa ekipe ya APRFC cyangwa se Scorpions, rukaba rwayifasha kongera ibihumbi 200 akahembwa miliyoni. Ya reka nongere ngusuze mukunzi w'Isumo TV, nizere ko umeze neza cyane, natwe tumeze neza cyane ahangaha ku Isumo TV. Icyo usabwa wowe ni ukwikanda subscribe ukabana n'Isumo TV mu biganiro igenda kugezaho umunsi ku wundi. Rero amakuru enshi, hari amakuru menshi agiye agezweho aho mu ma equipe menshi, hari amakuru y'imikino agiye agezweho uri bugende uhabwa inkuru imwe ku yindi. Reka tugiye kuvuga kuri transfers. Transfers rero hano mu Rwanda ni ikintu kiri kugenda kivuga ubu, aho ekipe ya patriots iri gushaka gutera agapapu ekipe ya Rayon Sport. None ekipe ya Rayon Sport nayo igashaka kugira ngo igire abakinyi bamwe na bamwe ikura muri ekipe ya APRFC. Rero amakuru yo nakagaruka, wowe komeza wibeyane n'Isumo TV ukanda subscribe maze winjiye mu muryango mugari w'abafana n'abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'abakunzi ba sport baba hano ku Isumo TV ndetse n'abandi bose b'inshuti z'Isumo TV. Dukomeje kubasuhuza wowe rero aho uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengero bwaryo. Amaro y'Imana akomeze abane nawe abarimo rero mu ntara ya gatandatu y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndavuga aho ngaho muri diaspora mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane mwe muri aho ngaho za Mozambique, Malawi, za Lesotho, South Africa, za Swaziland, namwe mwese tugiye tubaha ikaze mu kiganiro Sport Show cya Isumo TV. Angara mu gihano cya Sport Show mu Isumo TV turi kumwe na Aldeje Studio, aho ikugezaho ibikorwa bigiye bitandukanye birimo live streaming, photography, videography, graphic design, digital marketing, promotion. Wahamagara rero kuri 078 7288381 ukagenda uhabwa services zitandukanye Aldeje Studio igenda ikugezaho umunsi ku wundi. Nanone turi kumwe na MTC Limited cyangwa se My Tower Contractors and Consultants Limited, aho igufasha kugenda ukora ibikorwa byawe by'ubwubatsi, ugenda ubikora mu buryo buri professional cyangwa se mu buryo buri cyangwa se bugiye bugezweho. Ahangaha rero niba ushaka services zitandukanye z'ubwubatsi, zirimo design, zirimo execution, supervision, kuba bagugeza ibikoresho ku ishantiye yawe ndetse no kuba bagufasha ku managinga ibikorwa byawe by'ubwubatsi cyangwa se inyubako zawe, byose rero ni MTC Limited cyangwa My Tower Contractors and Consultants Limited. Yamaye rero kuri 078 326 maze uhabwe service nziza muri service z'ubwubatsi zose itanga. Amaro y'Imana rero akomeze abane nawe. Tubaye rero ikaze muri iki kiganiro, aho ugiye kubana nanjye utura mu kindi kiganiro maze ukabasha kugenda ubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru agiye atandukanye ari hano muri sport. Sasa rero amakuru rero agezweho hano muri sport yo mu Rwanda ni amakuru agenda avuga kuri transfers zigiye zitandukanye ziri kugenda zivuza ubuhuha. Amakuru rero agenda avuga kuri transfers, tugiye kugenda tubabwira transfer imwe ku yindi. Transfer ya mbere kuvuga ku mukinnyi witwa Nigena Clement, imyugariro wa ekipe ya Rayon Sport, wayisinye umwaka umwe muri ntangiro uyu mwaka ushize wa shampiyona cyangwa se uri kugenda urangira wa shampiyona. Uyu mugabo rero Nigena Clement ni umwe mu bakinnyi abinyiza mwambariro mu satirizi mu bwugarizi mu mbabarire bwa Rayon Sport, aho ari umukinnyi rero ufite ibigwi bigiye bitandukanye, aho igitego mu bitego bibiri Rayon Sport ikagutsinda mu mikino ibiri ishize. Ndavuga umukino wa ekipe ya Musanze FC yakiniye hari mu karere ka Musanze kuri stade Ubworoherane, ndetse n'umukino wa APRFC wabonetsemo igitego cyatsinzwe na Muhireke. Bivugwa ko mu gitego muri ibyo bitego bibiri rero igitego kimwe cyari cya Muhireke yatsinze ku mukino wa APRFC kuri penalty, ndetse n'igitego cya Nigena Clement wagitsindiye hari mu karere ka Musanze, aho yari ahawe assist n'umukinnyi muvandimwe Jean Marie Vianney.
aba bakinnyi rero ni abakinnyi bamwe mu bakinnyi bari kurangiza amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport, aho bivuga ko uyu mukinnyi Nigena Clement ashobora kuba ari gushakwa na ekipe ya APFC mu ibanga rikomeye cyane. Amabanga rero yose ari kugenda bandagenda nyashyira hanze. Nanone undi mukinnyi ushaka kuba nawe ari kugenda mu masoka ni umukinnyi witwa Muhire Keve. Muhire Keve nkuko nawe babwiye mu biganiro byagiye bishize, akana kuri ibyo biganiro bibiri byabanje niho harimo amakuru agenda avuga kuri transfer y'uyu mugabo Muhire Keve, aho ari gushakishwa n'ama ekipe yo hanze ashobora kujya muri ekipe ya Gor Mahia cyangwa se muri Simba Sports Club. Aya niyo makipe rero ari kumuha requestinga, ndetse bikavuga ko na ekipe ya Rayon Sport ubwayo iri kugenda rero imwifuza cyane, ivuga ati ntabwo waducika gutya, ahubwo nawe ba umwe muri twebwe maze ubashe kugenda udufasha byinshi, dore ko ari nawe kapiteni. Aba bakinnyi rero bari kuvugwa mu bakinnyi bagomba gusohoka byanga bikunze muri iyi ekipe. Nanone twigarukiye kuri Nigena Clement, ni umwe mu bakinnyi bagiye bagaragaza ubuhanga bugiye buhanitse. Ahangaha rero kuva muri ekipe ya Marines FC yageze muri Rayon Sport aba umwe mu ba defenseur b'igitangaza. Reka tubibutse ko trio y'uyu mukinnyi Ndize Samuel ndetse na Nigena Clement ari imwe muri trio zifite defense ikomeye cyane, zitajya zinjizwa ibitego byinshi. Bakaba ari nyine ari abantu bakinana ku buryo ubona ko ari abantu bafite trio nziza cyane ibasha kudefanda ekipe iyo ari yo yose, byibuza bakagerageza kutabonwamo ibitego, ndetse ni trio itagenda ikora amakosa menshi. Nanone ni trio ishobora kuba yakwataka igatsinda igitego. Ni hakeya ubona mu Rwanda trio y'abakinnyi bashobora kuba bakwataka bagatsinda igitego nta wundi muntu w'umwataka ubahaye pasi. Ahangaha rero ndabivugira ko aba bakinnyi bombi ari Ndizeye Samuel ndetse ari na Nigena Clement bose babasha kugenda batsinda ibitego bigiye bitandukanye mu buryo bugiye butandukanye. Ibi ngibi rero ndabivugira ko aba bakinnyi ari bamwe mu bakinnyi bagenda bagaragaza nyine ko ari aba defenseur b'igitangaza, ndetse kandi ko ari aba defenseur bashobora kuzagaragaza ibintu byinshi bikomeye bishobora kuzagenda byerekana ko ari aba defenseur bahuye kandi bagahuza ari n'abahanga cyane. Ahangaha rero uyu mukinnyi rero bivuga ko ashobora gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Nta byinshi nakomeza kugenda muvugaho, gusa icyambere cyo nuko ubuyobozi dukesha amakuru, ni bamwe mu bayobozi bari muri ekipe ya Rayon Sport ndetse na bamwe mu bantu ba hafi baba mu buyobozi bwa ekipe ya APRFC. Biravugwa ko aba bantu rero ari bamwe mu bantu bafite amakuru ahagije ko uyu muyobozi ari kuganirizwa cyane Rayon Sport, aho ari kugenda bamushyiraho miliyoni zisaga 8, ndetse bakaba bamwongera umushahara ukagera ku 800,000. Uruganda rwa Skol rero Private Limited Company cyangwa se Skol Players rukaba rwayifasha kongera 200,000 akahembwa miliyoni. Nanone uyu nguyu akazaba ari we mukinnyi uhenze muri iyi ekipe ya Rayon Sport, aho kuri prime ariwe uzajya ubona hafi prime y'ibihumbi 100 muri ekipe ya Rayon Sport. Iyi prime rero y'ibihumbi 100 ni prime yemerewe yo kugira ngo azajye ayifasha kugenda yitwara neza mu buryo bugiye butandukanye, ikindi ndetse agenda atera motivation n'abandi bakinnyi. Ahangaha nanone ekipe ya Rayon Sport tutizimiye magambo, ni ekipe iri kugenda iganiriza umukinnyi witwa Nzigiyimana Karim Makenzi uca nawe ku ruhande ariko mu bugarizi bwa ekipe ya Rayon Sport. Nzigiyimana Karim Makenzi rero n'umwe mu bakinnyi b'abarundi bahembwa amafaranga atari menshi cyane hano muri ekipe ya Rayon Sport, aho ahembwa ibihumbi bisaga 400. Uyu mukinnyi bivuga ko rero nawe ari gusoza amasezerano, ashobora nawe kongerwa amasezerano kugira ngo agende nawe amera neza cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Nanone undi mukinnyi ushaka kongerwa amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport twamugarutseho ni Muhire Keve, aho ashobora kongerwa amasezerano, ndetse akaba yasabye iyi ekipe ko mu gihe atabonye ekipe yo hanze agomba nawe gukomeza abana na ekipe ya Rayon Sport mu bintu bitandukanye. Nanone reka tuvuge kuri transfers nshyashya muri Rayon Sport, dore ko ari nazo abantu benshi mukumbuye kugenda mwumva. Amakuru rero adukesha
abantu batandukanye bari muri ziriya ekipe zitandukanye harimo Kiyovu Sport, Police FC ndetse na za AS Kigali bavuga ko kamusubiremo makuru dukesha abantu bari muri izo kipe bavuga ko umukinnyi ndavuga ko muri Police FC umukinnyi witwa Hakizimana Muhadjil ko ashobora kuba arasohoka muri iyi ekipe byanze bikunze kubera ko atarongera amasezerano kandi amasezerano ye akaba yararangiye. Nanone bikaba ari ibintu twagiye tugarukaho kenshi ko ekipe ya Rayon Sport ari ekipe imwe mu bantu bagiye bamuganiriza cyane, bakaba rero ari bamwe muri ekipe ushobora kumwegukana dore ko byagiye bipfa aho yagiye aza muri Rayon Sport akagenda Bunyonyombe. Uyu mukinnyi rero Hakizimana Muhadjil rero ni umwe mu bakinnyi bashobora kwerekera muri ekipe ya Rayon Sport uyu mwaka wa 2022-2023. Nanone uyu mukinnyi mushyashya Hakizimana Muhadjil katubutse ko ari umwe mu bakinnyi bagiye bazonga ekipe ya Rayon Sport mu mikino yagiye ibahuza igiye itandukanye. Nanone katubutse ko ekipe ya Rayon Sport iri gushaka byakataraboneka ndetse bitagereranywa umukinnyi witwa Hussein Chabalala. Hussein Chabalala ni umwe mu bakinnyi ashobora kwerekera muri iyi ekipe ya Rayon Sport bidasubirwaho ko iyi shampiyona nirangira azahita asinya amasezerano nk'uko yagiye avuga ko ashaka gusanga abakinnyi bagenzi be b'abarundi barimo Bakwizera Pierrot, barimo harimo abangaba ba Mackenzie nagiye ngarukaho ndetse bakaba ari abakinnyi rero bagiye babana mu ekipe agiye atandukanye ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Burundi aho agomba kwitwara neza cyane. Nanone undi mukinnyi uvugwa ko ashobora kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport ni umukinnyi witwa Rwanda Placide. Uyu nguyu rero ni umwe mu bakinnyi ashobora kwinjira muri ekipe ya APR FC, akaba ari umwe mu bakinnyi bashobora kuzaza gufasha ubwugarizi bwa ekipe ya Rayon Sport aho mu gihe umukinnyi uwo ari we wese wa Rayon Sport yaba agiye cyangwa se akazaza akajya akinishwa match nkeya n'aba Clement bagakinishwa izindi nkeya. Rero transfer izo zindi zigiye zihari mu buryo bugiye butandukanye muri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ekipe ya APR FC. Ekipe ya APR FC nayo rero biravuga ko iri gushaka umukinnyi witwa Muhozi wa ekipe ya Kiyovu Sport aho ashobora gusinyishwa kontra nawe akaba yagurwa akajya muri iyi ekipe. Nanone Serumogo ari nawe ni umwe mu bakinnyi ushobora kuba bakwinjira mu gusohoka muri ekipe ya Kiyovu aho amasezerano ye yabashe kurangira. Nanone mwibutse ko ekipe ya Kiyovu yagiye ikora geste zigiye zitandukanye aho yagiye iha Serumogo ari ibikombe by'ishimwe kugira ngo mureshye abashe kuguma hariya hafi akomeze agiye kusatiriza bwo mu ruhande rw'iburyo bwa ekipe ya Kiyovu Sport. Amakuru rero nakagaruka hano ku Isumo TV. Rero amahoro y'Imana akomeze abane nawe, imigisha ikomeze iguhundagare wowe ubana n'Isumo TV mu biganiro bigiye bitandukanye. Isumo TV ikomeza kugenda ikugezaho umunsi ku wundi. Imana iguhundagazeho imigisha, ibikorwa byawe bikomeze bijye mu bikorwa byawe bigende bigira imigisha ku bandi bagiye batandukanye. Aho wabaye rero komeza wihangane, nawe wishimye komeza ushimire Imana. Imana rero ikomeze iguhe umugisha.